ibyo ngibyo rero nibyo nahoze mvugana kare bituruka ku kibazo cy'ubundi cyo kuba hagati y'abantu nta rukundo rugihari. Kuko reka nkubwire ntabwo abantu bakundana kenshi umuntu aba yashatse undi nta gahunda y'urukundo amufiteho ahubwo ari ya gahunda y'imitungo. Noneho rero niba umuntu ashatse undi kubera yuko ikibazo ari imitungo agira ngo aronke ya mitungo yiwe, nyine niyo mpamvu akora uko nguko, nta rukundo yari afite. Niyo mpamvu gatereka mushake nihashira amezi 2 ndamwihanganira amezi 2 mu kwa gatatu tudashaka impamvu ituma dutandukana tugabane kubera ko namaze gusezerana ivanga mutungo risesuye. Ariko mu by'ukuri ntagaba yamukundaga. Ari nacyo navugaga mbere yuko abantu twubaka umuryango ushingiye ku mitungo. Nukuri reka tugerageza twubaka imiryango ishingiye ku rukundo. Kuko ibyo niba byanze nuko nguko nyine uzabona bihora. Ari induru ibintu birahanizagara nta murongo biriho, ibintu bikaguma bicangana, kandi ubwo ko biba bicangana niko tuba tuguma nyine tudindiza igihugu nacyo kidashobora kuzamuka. Habayeho umunsi itabitararwara kandi yarwaye indwara yo kumwica, imfubyi n'abapfakazi bararira, bose berekana imyenda yaboshye, batitabita tuzambikwa nande, bati hoya tabita widusiga. Hari ikintu nabonye mu buzima ninyivuga nawe urasanga ari cyo, imirimo myiza imbere y'Imana igihe urwibutso ku munsi ukomeye. Imirimo myiza imbere y'Imana izabe urwibutso ku munsi ukomeye. Yese nyamusuza kandi nizere ko meze neza aho uri hose mu bice bitandukanye, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru. Of course nitwa Cekecu ndakina n'abana ukiranya ngurambwe ni Kigali News 25 ziratandukanye mu bice bitandukanye. Twaye gutanga isanamitima ku badukurikiye, twaye gusigiriza ibyo twasenye. Gusigiriza ibyo twasenye no gutanga isanamitima. Isanamitima. Ese dukina n'abana na Ipoli Edika Music. Ni nakwezwa kuri YouTube channel, afite YouTube channel twa na Ipoli Edika Music cyangwa official. Ucyarikaho na Ipoli gasiga kanya kandi ko official. Ako shatwe dukumburanye disi. Ahora ni iki? Imyaka yari baye myinshi. Imyaka ariko reka nkubwire. Misi ni mitinde romba kandi n'iyisi ni gatobe gatoki. Gatobe gatoki sha. Kuba uba mu murenge umwe n'umuntu no mu kagari kamwe ukamara hafi imyaka n'imyaniko. Ikwisiteye. Abadukurikiye nepo namuherukaga nkora kuri Dream TV. Ibazi kandi nyuma ya Dream nakore kuri Kigali kuri Kigali Trend ashize imyaka 3. We Siko Kigali Trend ntago nigeze nyikoreraho na rimwe. Kuri Dream TV twakuranye no kuri Kigali 250. Ibazo imyaka rishe. Heruka kera kabisa. Myaka nk'ibiri hari imbere. Ariko Yesu yagushize amavuta. Ego. Shaka rero. Sha Yesu yagusize amavuta. Aranyimika. Nukuri. Buri ariko mbwira. Iyo umuntu uri mu Mana uramubona. Nukuri. Sha Imana. Guma morera. Komeza yigumiremo. Nukuri niho turuhukira. N'umuntu nashatse kuvuga nimba unyemereye nawe komeza akwiteho urumva. Kubera Imana tukomeze twitaneho. Kubera Imana mukomeze mwitaneho. Merci. Aho nazigene neza. Wari umeze neza ariko. Shana rinda nta kibazo. Ndashima Imana. Nawe urabibona ko nta kibazo kiremereye mfite. Iyi cyaro wahita Kigali News 25. Ese. Desa 50. Ibigezweho muri Kigali. Ukarenzaho Desa 50. Kabisa. Saje ko ari za animation cyanditse Desa 50. Nabibonye. Nizo zageze intwarira izina bura nanjye nzasana umunsi wati ya 25 mwayingaruri. Ni yu. Bimeze bitese. Shani sawa. Tujye kuganira ku bintu bibiri byonyine. Bitewe wenda no mwanya ufite ujye kujya mu kandi kazi n'abadukurikiye ndana kwamamariza mu gende umwe mu banyamakuru uzi muziranye taka tujye twaganiriye. Kabisa. Ariko tubanze tunabarangira. Na Ipoli ukeneye kwambika abageni
ukeneye gukodesha imyenda y'abasitari, imyenda myiza igezweho, ufite n'abana b'impinja, ufite wa mugore wagiye kubyara, urumva, ufite n'umugore wakunda cyane wambara amabubu n'ibiki byose, akorera haruguru ka Frizone mu Biryogo, imbere mu sita na Tracom, impande ya resitora yitwa Arumano, aho ukihagera ni ku muhanda bye, rero ngo kwa Nayipo ni he naho ariranga, ukeneye n'ibikapu, ukeneye n'ibiki byose, kereka icyo udashaka mu bakwe bwanjye yanyambitse neza, nawe bitaye biryoshye sha wari ukeye, ariko ntago wahaje urwo wanwereye, nanjye narabyemeye sharega urwo wanwereye ko ntago wahaje, tukagarukeho ariko nawe bikubwiye ngo ari mu kazi, sinagusabye uruhushya, ubu nta munsi uzashingira, nyumvira ukuntu ugarutse, zakubwira ngo ntago mpari, mwohereze Fatuma uriya waba hari icyo nzohereze yenshi bisheke, ikibi nuko mwese mwabura, ariko na nyimugoroba nahita nkimeramo ya mafanta, si wumva ibyo nibyo bita kubabarira, cyegora ko kubyo ukorera kuri channel yawe no ku buhanzi bwawe, turi ku buhanzi kubera kiwa umuvuduko wari ufite w'ubuhanzi bwawe mu ndirimbo zawe, buri kwezi warasohoraga indirimbo, byaje kugenda bitugira ngo bihagarare mu gusohora indirimbo zawe, waciwe intege n'iki cyangwa ibyinshi biki Abanyarwanda n'isi yose? Nta kindi cyabiteye, kandi sinanabyita ko nacitse intege kuko sinabiretse, ahubwo ni ukubera ko hari ukuntu akazi kaba kenshi, hakaba bimwe wumva ushaka kubanza gushyira ku ruhande imbere y'ibindi. Umuziki buriya ni ikintu gishaka igihe, akanya ndetse no kubyitaho, kandi nanone tutabiciye ku ruhande ni ikintu gishaka amafaranga. Noneho rero nabonye ko hari ibintu mbanza gushyira ku ruhande ngomba gukora bingose, kandi bimfitiye inyungu zishobora kumbyarira ubushobozi bushobora no gukora wa muziki neza. Yego. Niyo mpamvu ubona ngenda mpagararamo nkatindamo, ariko n'ubundi nubwo bimeze gutyo ntabwo mpagarara kuko ngewe mba ndi active. Yego, nshaka kuba mpagaze mu muziki, wenda ntari gusohora indirimbo ariko ndi active ku bindi n'ubundi bica kuri channel yanjye, abafana banjye ntibarambirwe. Wenda ujye kunsubiza ikindi kibazo cyagana ngiye kubaza, umuntu wenda aho ngo turanze aramutse wenda habuze gato, inomero yawe wayitanga mu kiganiro cyane mutayitanga bajye bamagara abanyabuhamagara, iri kuri screen yanjye. Ikintu cyo gufatwa si ikintu mw'abantu, ntabwo cyoroshye, muzamamage mbarangire, bazagwamagara ubarangire, ntabwo ari ibanga cyane, kurumva ko mba nshaka abantu ukase imbere y'umusigiti gusa, utarinjira muri tarinyo, iburyo bwawe ni hepfo, kandi uzuba bari kujijwa azahamagare wowe ubundi akumbe kuri iyo nomero kuri screen birangiza. Hanyuma waravuze ati wenda bitewe n'indi mirimo mfite, yego ukora ibijyanye n'ubucuruzi n'iki, ariko nanone abafana bawe bakunze ibihangano byawe, babakira ko ati se ari he ahugiye mu biki, nari kubajije, ariko nshobora no kwata wenda muri uno mwaka mfite projet yo gusohora indirimbo 5 cyangwa wenda album yanjye y'indirimbo izi zaba gutya na gutya, cyangwa nabonye ko hari ibyo ndimo ari byo bifite inyungu kurenza ubuhanzi. Oya, ntago ari ukuvuga ngo bifite inyungu kurenza ubuhanzi, n'ubuhanzi ni inyungu zanjye kuko nabwinjiyemo mbushaka kandi ndabukunda, ahubwo nababwira ngo n'ubundi icyambere ntago mbicisha urungu, hari ibindi bintu nshyiraho byiza n'ubundi baba bagomba kureba badatuza, turabigarukaho nabyo. Rero no kuvuga ngo ubuhanzi bwo kuba ntari gusohora indirimbo niba nyihanganiremo gato nyine ndahuzemo, ariko ntago nagiye ndahari kandi ndacyabazanira indirimbo ziracyahari kandi nziza, ahubwo bo nabasaba ngo ntibarambirwe, bakomeze bandindiremo gato bagikurikirana n'ibindi. Ira ndirimbo ajya bahita uheruka gusohora indirimbo yaririmbiwe Uwiteka, hari indirimbo iheruka gusohora yitwa Ntidutinya, hari n'iyindi ngo yitwa yihe Tabita. Kunda mu buzima. Yego. Sha reka nkubwiye kino kiganiro, wenda bizi uri umukristo, urumva basizwe amavuta, hari ibintu twifashisha kuri video z'abandi bantu, gasanga ushyize iwawe shyari riraje umuntu agwaye icyo bita ngo strike, cyangwa bakaguha n'ibindi. Ndizera ko nimba unyemereye abakunzi bawe n'abakunzi ba Niba cyangwa na Official, ino ndirimbo nzashyira video k'amasegonda nka 30. Bitwaye iki? Tugaruka muri iriya ndirimbo, wumvisha cyangwa giturimbira mu gake, nimba nakugoye, nimba mvute no muri mudu wadusobanuriraho icyo ari ahantu ngo Tabita, nimba sifite amamega ariko sacinga ntare naririmbye ngenyine okay ngaho hari ahantu wagize ngo
ngo yagize ngo ararwara ngo ariko Imana ngo ntiyagize gute habayeho umunsi itararwara kandi yarwaye indwara yo kumwica imfubyi n'abapfakazi bararira bose berekana imyenda yaboshye batitabita tuzambikwa nande bati hoya tabita widusiga hari ikintu nabonye mu buzima ninyivuga nawe urasanga ari icyo imirimo myiza imbere y'Imana igihe urwibutso ku munsi ukomeye imirimo myiza imbere y'Imana izabe urwibutso ku munsi ukomeye hari igihe igihe urwibutso ku munsi ukomeye hari igihe gutabara cyane muri cyagiye wavuze ati Imana nyagasani kare wowe wandemye kare ungejeje aha basi nyijyanye imirimo nkuko Yobu yanze kureka Imana ye kubera ko yabonaga ko ibyisi ari ubusa agatabara ariko Imana yaraje iramutabara imuvana mu rwobo rw'intare yabonye Daniel avuga gute Daniel ava mu rwobo rw'intare yahamagaye Imana marayika aramurira ari ibintu rero tuba dukwiye wenda kujya tuganira n'abantu mu ndirimbo zabo ukumva icyo yaririmbye icyo ushatse kugeraho hari abantu bumva indirimbo nk'uko bumva zino ndirimbo z'iyisi bakagendera nazo mu bigare ariko burya indirimbo y'akamaro urayumva ukayishyira mu gutwi kuko bafite indirimbo nyinshi ariko iyo ndirimbo niyo nkunda kumva mu gihe rukomeye iyo ndirimbo ifite ibintu byinshi yigisha hari icyo kwigishamo cyane nubwo hari ibyo uririmbamo bifite akamaro wenda abagukurikiye no kuri wowe hari nosiyo wayikuye kuki kugira ngo ya ndirimbo yandike unayisoma reka nkubwira nosiyo nayikuye fasiti narabanje menya yuko burya iyo umuntu apfuye imirimo ari imuherekeza buriya no mu bintu dukunda kubwirizwa kenshi cyangwa Imana itubwira no mu Bibiliya nayo hose batubwira gukora biruta kuvuga sibyo no muri rusange muri societe y'abantu gukora biruta kuvuga noneho rero naje gusanga imirimo buri ifite agaciro gakomeye cyane ko kugira ngo ujye wiri kuvuga ngo ndamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana ndagira gukora kuko ngo iyo umuntu apfuye imirimo ni imuherekeza ibikorwa wakoze nibyo bisigara byivugira cyangwa izambuto wahinze nizo usarura nizo ziguherekeza ni nayo mirimo izagenda ivuganira umuntu nyuma yo gupfa ikaba ari umuburanira ngo niba ari mibi nyine izakuburanira aho ugomba kugana niba ari myiza kandi nabwo izakuburanira aho ugomba kugana kandi noneho niyo umuntu yakoze neza n'abasize babigirira n'inyungu yego hari umuntu uvuga ati nakora neza ntakora nabi n'ubundi nzapfa uramubwira iki we aba yibeshya ntago ari byo kuko gukora neza iteka ryose iyo ukoze neza ineza yawe isanga imbere nubwo ataba ari wowe igaruka urubyaro rwawe hari umuntu ugiye kuvuga namutanzeho urugero ko ni umuntu ukomeye cyane arakomeye simuvuze kubera wenda kubera impamvu runaka ariko arakomeye ariko reka nanamuvuge kuko kumuvuga kwanjye birandyohera mu kanwa bikaranshimisha umukuru w'igihugu yaravuze ngo kuba mutambona mu nsengero zigiye zitandukanye si ukuvuga ko nasenga ahubwo wowe ushobora kuba ujya gusenga buri munsi urumva ugasanga ari umunyabyaha wa mbere kurenza wawe nimutabona mu rusengero cyane birashoboka hari benshi tubona mu rusengero birirwa bahamagara Imana ariko hakati inyuma hariya ikibazo mu bapasiteri batwika cyane umuntu akita ngo porofeti harimo haramungu utazi abagore b'abandi umuntu akita ngo porofeti cyangwa pasiteri ugasanga arimo aragira gute aririrwa muri puranka uriya mupasiteri ejo bundi wasezeye niwe muntu ushobora kumubwira ati uyu nguyu niwe mukozi w'Imana nyawe nubwo ntabyera ngo yari ati kuba nsezeye ntabwo ariko nshaje ntabwo bizambuza kuzantanga ubutumwa bwiza n'imirimo y'Imana nyikora ariko niko mbonye igihe kigeze bya bikorwa byiza rero bya bikorwa byiza tugaruke ku kijyanye n'inyigisho unyuza kuri channel yawe waragiye ureba hano mu miryango gutya na gutya ubona ingo z'iki gihe ni danje abasore b'iki gihe ni danje abakobwa b'iki gihe ni danje ubundi kugira ngo kiriya gitekerezo no kikizane bateka njye kuri channel
nganiza abadukurikiye bitewe n'ibibera hano hanze yaje byo bite nyine ni kumwe witegereza ukabona ahantu ibintu bigana ukavuga ati ibi bintu rero ntago byoroshye ariko nibura ngewe nkanjye nagiramo uruhare kugira ngo habe hari ikintu nibura cyakosoka ni iki nkoze ese nge mbibonane ese niba nge mbibona gutya ibi bintu mbivuze abandi bo babibona gute ni kwa kundi noneho nkavuga reka noneho mbaza abantu kwiyi content ese ikintu kimeze gute bo bakibona gute buriya y'abantu babiri bari kuganira ntago bimeze nk'iya ari umwe wiganiriza byanga bikunda umwe yungura ibitekerezo cyane iyo niyo mpamvu yatumye mbisohora ndavuye kambiza muri societe kugira ngo niba ari byo dukosora tubikosore niba ari biduha inyigisho tuzige tumenye uko tuzajya tuba mu buzima bwa buri munsi. Niyo mpamvu tuva mu muri commentaire inama n'ibitekerezo n'inyunganizi. Ibitekerezo byabo tuba tubikeneye. Kuko nanye hari ibitekerezo byinshi ngenda ngenderaho by'abantu badukurikira ugasanga we navuze ku muntu atumiye akaba atugukira gutya abigenderaho nabona ari byiza nkabikomeza nabona atena byiza none ngashaka uburyo mpindira umuvuno. Hano hanze ingo z'ubuzima zirasenyuka. Kajya kumva ngo umugore wanjye uriya mwana abyaye ibyo platine neme platine byamaye barabibonye so wanjye kajya kumva ngo umugore wanjye ntaganyura bisaba kanyuma bakaba rahukanye yakwa kumva ngo wakanaka bamufatiye ku mugore wa kanaka ibintu biri hano hanze ingo zikizwa zisenyuka gutya ariko hari n'ibindi nabonye abantu biharaje kujya kurahira mu mirenge najya turaza kubivuga babyiharaje kuko mu cyumweru nsigaye mbona abantu bajya mu mirenge urumva kandi hano ku mbuga nkoranyambaga twe dukoresha ibiganiro n'umuntu agiye ku mirenge bira mupangu nyine ukamuna ararahiye ukibaza ngo impamvu arahe ni hashiri igihe gitoya siko byari Frank iki ngo haba divorce Frank na divorce yapfa kuboneka za divorce Frank yo ku murenge reka ngubwire bagiye kurahira ku murenge rero dapa ntabwo ryari kinyishwa nyine ushobora kuza hano tugakundana kuri YouTube cyane birashoboka hita ngwiziza ibitangaza tukajya hano twarahira urumva mu kigo cyose kutwagisha ku murongo hashira icyumweru akagira ibintu bitemeranyaho nk'umugore n'umugabo ukaba rurahiye wajya kwa gatanya bakakubwira ati ubanze mu biganireho nimba bishoboka muzaza umugore akakwa ati ngewe ntabyo nemeye ugasanga noneho ni iminyururu mpaka umurongo niyo mpamvu nari nkubajije ibi ngibi rero byo tuma ingo zisenyuka umugore akajya ahantu hari amafaranga cyangwa umugabo akajya ku mugore ufite amafaranga bati ivangamutungo risesuye cyangwa umuhaha ariko abenshi hari umugore ukubwira ati sheri nutemera ivangamutungo risesuye tubivemo umugabo ati sheri ndabyemeye risesuye ugasanga umuntu avuye iwabo n'inkwano urumva n'inkwano bamuhaye kugira ngo wenda azagwe n'ibirongoranywa nta kirongoranywa aguzemo ahubwo umugabo akariwe buri kimwe cyose gikorera wa mukobwa akanakikora ku ruhande rwe ibyo bintu nkawe ko umukristo umuvandimwe bivuga iki ko na topic yanyanyikurikirana nazo nyigisho ushaka kugira ngo ubunga abantu cyangwa usane abantu imitima n'uburyo ingo zigomba kugenda neza ibyo ngibyo rero nibyo nahoze mvugana kare bituruka ku kibazo cy'ubundi cyo kuba hagati y'abantu nta rukundo rugihari kuko reka nkubwire ntabwo abantu bakundana kenshi umuntu aba yashatse undi nta gahunda y'urukundo amufiteho ahubwo ari ya gahunda y'imitungo noneho rero niba umuntu yashatse undi kubera yuko ikibazo ari imitungo agira ngo aronke ya mitungo yiwe nyine niyo mpamvu akora uko nguko nta rukundo yari afite niyo mpamvu gatereka mushake nihashira amezi abiri ndamwihanganira amezi abiri mu kwa gatatu tudashaka impamvu ituma dutandukana tugabane kubera ko namaze gusezerana ivangamutungo risesuye ariko mu by'ukuri ntago aba yamukundaga ari nacyo navugaga mbere yuko abantu twubaka umuryango ushingiye ku mitungo ni ukuri reka tugerageza twubaka imiryango ishingiye ku rukundo kuko ibyo niba byanze ni uko nguko nyine uzabona bihora ari induru ibintu birahanizagara nta murongo biriho ibintu bikaguma bicangana kandi ubwo ko biba bicangana niko tuba tuguma nyine tudindiza igihugu nacyo kidashobora kuzamuka hanyuma tuzi ko wenda twigishwa bamwe ni mugiye gushaka umugore banze urebe iwabo ameze gute so umugore afite iki yazazana iki nongere kucyo mfite ukajya gute ukajya mu kabari ugahura n'umukobwa
ukarangira mu mutoso bamwe ko imvugo z'iki gihe bavuga urumva yisize mu korogo ukavuga ati we uriya ni umugore ariko mu mutima we afite tageti ukabugize gutya uramushatse. Ese abantu bo bajya mu tubari basinda cyangwa mu birori bigiye bitandukanye cyangwa bakunana n'abantu mu buryo twavuga ko ari uburyo bwo guhubuka, reka tujye ku mpande ebyiri tubanze ku mukobwa wabagiye inama. Ese ubundi ngenda banza kubaza ikibazo hagati aho ngaho, ubundi gute umuntu asindira mu rukundo? Erega fast reka nkubwire ikintu cya mbere cyabyishe kiratwica kiraturangiza. Twarabanje dufata urukundo turarupirata, sibyo? Turatangira twumva ko ibintu by'urukundo ari ibintu tuzafatira aho tubonye, kandi ubundi urukundo rwari ikintu banza ukicara ukagitekerezaho ukavuga ese koko iki nicyo gihe cyanjye cyo kwinjira mu rukundo, ese koko iki nicyo gihe cyanjye cyo gushaka umuntu dukundana. Ibyo rero ni ibintu utekereza utasinze utanyweye ufite ubwenge buzima butekereza neza. Noneho n'uwo ubonye ukavuga ati ese uyu muntu aha turamenyanye, tumaranye igihe kingana gute, indangagaciro ze, imico ye, uko yitwara, ndi kubona ari umuntu tuzubakana bizashoboka. Ibyo ni ibintu utekereza utabanje kunywa, udafite n'ikindi kintu cyari cyo cyose cyakwibeje ubwenge. Rero impamvu turabanza tukabyica, uhinjiye mu kabari wajoje kunywa, noneho wamaze no kunywa ubwenge bwamaze kuyoba, ntabwo bukiri kuri standard yabo. Urangije uratangiye uraterese ukubitanye n'undi wenda nawe wanyweye cyangwa se we yaje yifitiye iyo tageti yo gusahura imitungo y'abagabo, sibyo? Uratangiye uraterese ngo nawe ubonye z'abagore ujyanye mu nzu. Yego, bizakubaho koko. Izangaruka z'ibihe, sizangaruka zo kubyara umwana ashimise turisi wawe umugore. Hari n'abagore bashigaye biharaje ngo ese ubundi ngo wambwa umariye iki? Izo ni ingero nzi abwira umugabo se nzagaruka cyane tari cyawe nzi, kandi ugasanga umugabo yari yitoto yakuvanye mu byombo muri karya rugo, yakuvanye ukora mu kabari, yakuvanye ahantu nyine hari aho ngaho, yamara kurenga tubundi wo mariye iki cyawe nzi. Kandi buri kintu abagore mukunda urakizi ni uguteta, natwe abagabo none tugateta birenze uko muteta. Ariyo mpamvu mbona twagaruraho ka kagoroba k'ababyeyi nako kagiye kaburiwe irengero, nako ntikakibaho, ntago kakibaho. Abantu bose bihugiyeho kagoroba k'ababyeyi ntago kakibaho. Imbaga ari mu ndangire yansettingaho kamera. Nanjye ntabwo nzaho gasigaye kabera. Ntaho kari tenze n'uwagaciye numva nese ahubwo umugore mwabyaranye wenda ufite abana bakuru yaba atabona umwanya wo kwicaza abana ngo abaganirize, akabona ujya mu kagoroba, akabona umwanya wo kujya mu kagoroba k'ababyeyi. Ese twega abagabo twaduhurira mu icupa tukajya umwanya wo kujya mu kagoroba k'ababyeyi? Kareka birashoboka? Ntago bishoboka. Hano hanze rero nese igisubizo cyayo ibyo numva byagisubizo cy'ibyo bintu kugira ngo tunisoreze nuko twakigira mu Mana, twisengera tugasaba Imana ikatworohereza. Nukuri cyangwa basikagwa n'imbaraga zo kwihanganira ibyo ucamo. Yego, ubundi nicyo cyane. Niyo mpamvu ngo wa muvandimwe Theo basabire nabonye ngo bari baramwirukanye mu nsengero, ejo nabonye ko bamugarura icyizere ngo baramugaruye. Ariko sinzi buryo umuntu yanyirukana ngo cyavuye se nyine icyo ari bamutakarije ntabwo yari yabiteye yavuyeho. Nawe yahamagara Imana, marayika wasanga aramusanze. Wasanga reka nkubwire gukizwa k'umuntu ku giti cye, ariko reka nkubwire icyateye gitera cyo kubimutera buryo wakiraga kiza gitera mwivanaho. Shana ibyo byambere, ariko icyo utaramwivanaho biragoye ko ngewe ubwanjye nayiporewe wambwira ngo isaka ava muri mbivemo. Ntago bishoboka. Ahubwo inyigisho zanjye wenda nza nkigisha nizo zizangirira akamaro, urumva, ku bantu bankurikira bati nayiporesha jambo avuze bitewe kiriya kintu se nkunda kwita umugabo wanjye ngo ndimwe. Ese umusore bati nkwiriye kujya mu kabari nasinda nka umukobwa wese mbonye nkamugira umudamu buri wese. Ese uriya mukobwa mbonye mu kabari, ese yaje mu kabari gukora iki? Yaje gutega se, yaje kuryosa bisanzwe se, yaje kuruhura umutwe se, yaje kuki? Ubu hari ikintu kirambaza mu buzima. Hari abadamu banenze abagabo babo, ushaka kumara nk'umwaka umugabo yaje nko mu rugo
nko mu mwaka nka gatatu. Ariko abo bagore ibyo bakora Imana yonyine ibizi. Abo badafite abagabo bataba mu ngo. Ubwo bari mu kazi. Abo bagore bakora ibibi. Bamugara wamujega nti bikora ibibi. Mpamvu nakubwiraga ngo reka ngubwise gukora ibibi no gukora ibyiza. Erega byose zibumurikira rata. Erega ngubwire byose biva mwehe muri wa mutima ufite agakiza cyangwa katarimo. Uri kumva? Kuko ubundi umugore kuba umugabo wawe adahaba ntago bisobanura yuko ugomba kwijandika mu bibi. Ni ukuvuga ngo ubyijandikamo n'ubundi kuko byari bikurimo n'ubundi buriya nahaba niyo yaba haba ubera n'ubundi nibyo bibi yabikora. Nyine birahaba ariko twemerere ko hari abagabo benshi bashyira mu macupa. Bashyira mu macupa bakagushyira mu icupa bakajya bakunyine se bababwira ndi kuri umukristo. Na kera muri filime z'abanajeri shazira ni filime nyine muri filime nyine tubibonamo ariko biriya bintu na nese biba hari abagore bafite inzaratsi. Nese nawe wemera ko inzaratsi zikora cyane kuko se zirakora cyane nabyemera ariko naherezo bigira. Ariko nanone nta kinanira Imana. Naherezo bigira kuba ko nyine biri buvuze ngo nta kinanira Imana. Imana igihe kimwe ikuvana ngize ngo ivana umugabo mu icupa. Irabandika kwanika umugore nimba arashije umugabo wa mu icupa. Igihe cyagera ya miti umwana w'umuntu aguhaye Imana igahita imuhumura amaso. Nese ntago ubwo yaba yarivuyemo icupa kwanza. Ntago icupa nyacupa nyine kwa kuntu umuntu bitekerezo byawe. Urabona hari abantu bitanga abamaje. Urumva? Sozo wa muntu se hari abantu bitera ni ugasanga urimo yarutoboye urumva arimo ari kati. Ndabibona abamaje. N'iryo cupa rero niko rimera. Ubu uri mu icupa utabizi. Umuntu agaguhumya amaso ukazahumuka arabaye. Ari hano umugabo yo kumenya mu kintu cyose cyawe ati kanzingo twanye atazanyikira mu nzu kanzingo twanye nigendere. Usanga umugore avuye mu rugo aragiye. Ese wa platini numbishe ko umukozi yirukanye umukozi yamye mu kimwe cyose umukozi akabwa boss nyamara ubwo bagiye mabuja arimo kunyirukana nuko ari amakuru mfite urumva maje kumenya akaba arimo kunyirukana ngo nazabivuga se nibiki mbwira nyamara databuja uriya mwana wito wabo so wowe ko ari umugabo gucyana gutya se wowe umwana umukozi we yabimenya ati yewe niki ko wenda umugabo atahazaga ariko akaba atari tuvuge n'urugero ufite umukozi wewe n'umugabo yirirwa yaje gushaka iki imibereho wirirwa mu rugo nta kazi ufite hari umuntu runaka uza Imana ibikurinde nibizana kubeho mukajya mukora iby'abana niho reka tuvuge nk'iby'abana mugasambana ese umukozi naba hari umukozi abari hanze umukozi ibyombo umukozi arimo arafura muri saro we n'umukozi agatijya guhengereza ariko nanone abasambana bose siko babyarana nyine n'urugero siko babyarana ko umukozi yumvise kuri telefoni gura mudamu urimo kuvugana n'uwo mugabo kimwe cyose abavuga ku by'umwana birangira no platine agiye kubaza nde Knowless na Kerema tinya ko bati ba databuja umukozi ariko yambwiye gutya yakubagisha inama bigenze yagarutse asanga umugore agize gute yazinze twaciye nubwo mfite amakuru yo ngo ni za pranka ariko pranka yo kuba warisebesheje kujyana ngo umwana si uwanjye ngo uriya mugore umva birabakira icyuma zirazo ntago ari pranka amenye ibaza ari pranka nka zira zivuze nubundi neza ari pranka zaba zarabatesheje agaciro ubwo se pranka zo kwisebya bisenyera ariko Platini aririmbye indirimbo nyinshi uramupeta yababaye kuva kera barabapete batangiye kera garafure wanjye baranamuzi noza Platini na Tems barabazi baramuzi yarabigishe muri sogonderi mu Mutara tekafure twa kofi ubone igiti na affaire sociale bagatsibo none akomeje kubabara urumva baherekeye bari magorwa nuri rejo ni buzaca bucyana yandi cyangwa data nindi wari wese azamagutuza n'izindi ni munyizi zitandukanye hari n'ibintu ririmba akaba ari umuvumo cyangwa se wenda yanabiririmbaga ari story yiwe wamenya ari ibiki birashoboka wasanga n'ubundi yari yarababaye mu ubwo buryo Naepore ngibi reka twigire mu Witeka. Erega niho hari ubuhungiro honyine. Reka nkubwire n'ukuri. Niho honyine hari ubuhungiro. Buriya umuntu winjiye mu Witeka cyangwa basuza Imana agiramo n'akantu ko gutinya. Yego agatinya guhemuka. Kandi buri ibyo byose hano bituruka nuko umuntu adatinya guhemukira mugenzi we.
uri kumva ariko uzi kuba ubizi neza yuko umwana ufite atari uw'umuntu warangiza ukavuga uti isaha n'isaha azabivumburira icyo nzakora nuko akadivorce tukagabana n'ubundi n'ivangamutungo twasezeranye nta bindi urumva hatarimo umutima wo ariko abayobozi badufasha divorce ntizibemo kugorana kankubwira impamvu zigorana uragenda ukajya ku muhesha w'inkiko bibanziriza hasi bikanga ukajya ku muhesha w'inkiko mujye mubanza muganire none yo kujya gukoresha none mu gudenere y'iki gihe umugore atabishaka uteka amafaranga umugore atabishaka ntago mwajyayo bazati kubera iki ntago ngiye nemere gufata umwana wanjye ngo ngene mvuze ngo uno mwana ndakeka ko atari uwanjye mupime DNA ndeka atari uwanjye uwo mugore nyine agomba kubyemeza n'akaba ahari iyo adahari ntago bayipima kandi noneho byemewe ariko aho ni mu Rwanda gusa sinzi n'ahandi hajya hatandukanye ngo sinzi ni mu Rwanda nimukomanga ibyo mu mahanga njya mbona ahandi umuntu ashobora no kwiba umwana cyangwa se akamufata nyina atabizi cyangwa se atabizi mu Rwanda nyina atabizi kwanza akajya kumupimisha mu makuru mu Rwanda ntago biriho kandi none iyo ugiye kuvuga ngo uyo pimisha umwana utari wawe ukeka ugasanga ari wawe n'uwo mugore ubihanirwa n'amategeko aho ni uba wasebereje umugore wawe mu ruhame aho ni sawa aho ni sawa isya amategeko amategeko y'imihanda umwana ukeka ko atari uwawe ugasanga n'uwawe ari uwawe bajye bamuha abayobozi batagushyira ipingu basebeje umugore wawe mu ruhame rwose ese wowe n'ubyemera ese batamusebeje isya buri uzi uzi kugira ngo umuntu ajye gupimisha umwana DNA buri uzi inkeke aba amaze iminsi atanga fata inkeke aba amaze iminsi amushyiraho sibyo uve ku nkeke uve ku mafaranga yangije iyo umutungo w'urugo wari kugira icyo akora mu rugo rukumva wenda yaramukubise wenda yaramusebeje imbere y'umukozi mu rugo wenda abana bose bahora mu nduru wenda karitsiye yose yarabimenye nurangiza usanga umwana n'uwawe rwose ako kantu leta ko ndayikorera aho ni sawa noneho tujye tunagaruka yuko wenda sanze ari we habaye inkeke urwo rugo urumva ari icyizerwa niyo bakomezanya rwaba rukimaze erega burya iteka ryose ahantu habayemo ikintu cyo gukekana ntabwo urwo rugo ruba rucyuzuye uko biri niyo byakongera bikamera neza ariko n'ubundi ka kantu kaba kakirimo uruntu ntabwo rubura ni ukuvuga ngo rero buriya gukekana ni ikintu kibi kandi buriya biba byiza niba umugabo ari gukeka umudamu we mbere y'uko abishyira hanze akabyasasa abanza afite ibimenyetso bifatika ariko uzi gukeka umuntu warangiza wamushyira hanze ukaba ariwe useba ugasanga ibyo yamuketse ntabwo byari byo ari ikibazo gikomeye umusaba imbabazi uhereye he epfe twisoreze yego tuzajya kuganira nawe twagarutse mu iduka ryawe mbari kumwe n'umuvandimwe yitwa Mamo 250 kuri Instagram ni cameraman wabigize umwuga yaranabyigiye shatse amakamera yo gukodesha amatara mu bukwe mu bigiye bitandukanye wamagana numero kuri screen hanyuma buri kimwe cyose kiguha icyo tugusaba gusa no kwitwaza indangamuntu na avance mu byo mwavuganye avance ni indangamuntu akazi katajya avance saba ari akazi nanone guha umuntu ikintu nta bimuranga wabwira n'iki ko atari imbobo cyane batajye kubyiba ariko indangamuntu hari na photocopy biroroshye ibyo bya mbere hari icyo warenzaho nta na kimwe narenzaho kandi nyine ni karibu muzaze tuzongere tuganire n'undi munsi tuzagusanga Inyamejose hafi y'umusigiti wa Natwe reka tukureke ndabona ikoranabuhanga murakubwira ati nyamuna Imana manini nere kumwe na Naipoli Edica Music ramusa kuri YouTube channel niko twa Naipoli official cyangwa Edica Music afite indirimbo yitwa Tabita searching uretse ubona zose zigiye zitandukanye izo ndirimbo zikugira akamaro kandi ikintu kigane mu mwagikunze muzamwire tumugarure tuganira cyangwa dushakirana Imana barinde